John we ntabwo uri kumwe ukomeze umunyeganyege mwegera imbere murakoze cyane mumundire muhagaze aho dije ndagira ngo mumundire mugabanyije ngo bisaba bizerwa benshi cyane bariya abakobwa babaye abizerwa ariko ntibabwirwa password niyo mpamvu uriya musore uri seriye kandi uri smart wambaye suit iri small size ariwe tubanje kwitabaza kuko ariwe wabikijwe iryo banga nimuza kumva biturika ntimuze kugira ubwoba ahubwo ni ukubera urukundo rwa John ndetse na Divine ruhamye rwose byiza cyane uyu mukazana mufashe mu mumpera amashyi kuko ndabona rwose azi gutanga care maze rero impundiri ibigiye gukurikiraho simwebwe mbwiriza ahubwo uko imitima yanyu bategeka bariko muza kubigenza ndabona John yiteguye kumuhata care rwose umuhe kandi umwongere umuhe umuhaze n'ubona ko haze rwose urekeye ati John nkunda mugabo nkunda gituza negamamo nkatuza kandi nkanezerwa nkundira abagabo rwose bo barongerwa inshuro nyinshi iyo mpamvu bajya bavuga ngo umugabo utahaze ntajya haha abagabo nibo haturutse iyo mvugo abagabo bakunda icyitwa ikinyobwa maze rero abo bakobwa bankundire babaruhure maze mu nkundire dukome mu mashyi dushimire bano bageni bakiranye neza mukuru DJ nkundira wongereza reka twibuza gutanga amashyi menshi cyane ndabona John ati nzabigufashamo byose humura ibingibi byagutonza gukora iby'iwacu congratulation niba harize kuba hafi ubundi bankundire baze kubahereza urutamyi bambwiye ko bagiye kubinyuza mu rutamyi mu kanya tumaza kuwutamira ameze neza cyane na design ishumangira urukundo rwa John ndetse na Divine niyo mpamvu utuntu twiza tubashushanyije muragenda murushaho ababwiye ngo nimwumva ibiturika mwoye kugira ubwoba nuko urukundo rwa John na Divine ruhamye urukundo rwabo ntiruzakangwa n'ibihita ahubwo ruzahora rushikamye kandi rukomeye ngaho mudufashe muhurije hamwe mwese mukoze mu rutamyi kandi na barimo bagenda bakoza mu rutamyi barajya ku ruhande y'iburyo bakajya no ku ruhande rw'ibumoso urabona nta cyaro tuyingiri iby'urukundo ntawamenya ibyabyo ndabona John na Divine bari gusabagirana impande
kwe kanda wumve uraba neza oya ni ukuri kw'Imana u Rwanda ni rwiza niko na Yesu aragaburira niko Yesu aragaburira cyane ntabwo u Rwanda rwose nawe kandi ugeze aha ngaha urashyira inyota erega ibyiza byuzajya byitura umukobwa mwiza reka ko kumuha amagambo masa bikatumara n'inyota sumba rwose ntugire impungenge rwose rwose nk'igisaka ate wowe kiri byiza n'ingingo kiri byiza cyane wowe kibura byose ongera usoma rwose byiza cyane ku buzima bwacu cyane cyane butugeraho twese urakoze dukomeze kugira ngo muhurire dukome mu mashyi duhuze ikiganza cy'iburyo n'icy'ibumoso dushimire ababyeyi reka rigiye bidaciye kuri wa ahubwo biragaragara neza cyane ko yakuze cyane ari urukundo Imana yabahaye ati nzaguha nguhate amafunguro ukunda n'ayandi iyo ukunda n'amarangamutima ndetse n'ibyiyumviro byawe ndabimenya ati ndaguhata amafunguro afutse amwe yiganjemo intungamubiri z'ingenzi zituma umugabo aba umugabo uhamye ati si ibyo gusa kebo kagiye umugorora ubwo wambwira ko unkunda nanjye nakubwiye ko mukunda cyane mbwiye ngo joteme ndavuga nti I love you mbwiye ngo nakupenda sana nawe ashyira mu kiganza ati nje kwagiranyo nguko uko byari bimeze niyo mpamvu ubona bishimye kandi bameze neza ndagira ngo rero munkundire muhina mabwe mushike mu byicaro mwahoze mukoze urutamye muri uyu mutsima maze baduhishurira ko turi buze kuwutamira bagira ngo muze mudufashe kuri uyu muhango mwiza cyane w'amafunguro yo kuri uno mutsima w'abakobwa wo kuri table d'honneur munkundire mwegera imbere mwemura ubundi munkundire ibirori nk'uko bisanzwe mu Rwanda bari ukurya kunywa no kubyina rero ko uriya mubyibuho wakiyongera ubundi azamwereka aho bagira muri gym kugira ngo bagire size small size unkundire dushimire Divine tumuha amashyi menshi cyane kuko rwose biragaragara yuko tubonye umukazana mwiza cyane Divine mwongere umugabo ntajya ahazwa na rimwe kandi nkuko kare nahoze mbivuga umugabo utahaze ntajya ahaha wowe uzabimuhe n'ibishaka uzabimuhe ubundi umushinje kudahaha byiza cyane ndagira ngo bisabire baze kubampera kugira ngo mumfashe babaruhure ubundi babampere keke kugira ngo mumfashe musangize imiryango yo tsinda ndagira ngo munkundire muze munyegere kugira ngo mbashyire kuri liste kugira ngo bandike kugira ngo bitaza kudutwara umwanya munini mu mwanya wa gift kuko nyuma y'amatakika makeya niwo mwanya turaba tugezemo uko namubonye ni imfura byasabutse mu ruhanga naho ntuhangayikire urugendo ni urugero mu bandi aho tutahuye namwumvaga imyaka ntazagutenga izere nkundira uzamukunde umwubahe uzamwakire imwezi n'inzora umurinde ikizizi n'icyizere gito uzamuha impamvu zo kunyura yohani wanjye nkebuka nawe umurerwa ureba ubu mwegeranye n'uwawe niwe mpano niwe gena uzamugenera ibyo akunda uzamukunda ijoro n'umunsi natwe tuzahora tubasura tunabaterera isengesho imana yabahuje bahore hafi ibahe guhirwa amajya n'amazi amaboko yanyu ahora ahiga yohani umurerwa nshuti zanjye urwo ni urwo si urwenya u Rwanda rwanyu si urwacu
muzarusendereze urugwiro, muzaruhingire rudasonza, muzarurwanire rudasumba, urwimu rwari n'intugunda. Rurema nabaha n'ibibondo, bizatambire mu ituze, bizasimbire mu neza, bizakure bitazi ikizizi, urugamba mugabyemo. Ngaho nimukenyere mukeshe, mubake biragora, gusa abakundana birakunda, uzabyara abahungu, ubyara abakobwa, babakunde mububahe, iyi impano basabiye, Imana yacu bane namwe, yarubakunde kwifasha neza. Tuzahora mushima kandi tuzahora tugushimira, tunagushimagiza ibihe byose. Ndishimye cyane kuri uyu munsi, ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi w'abana bacu. Aba bana bambereye abana koko, ntibabaye ibigwari, ntibabaye inyuma. Ndabashima cyane rero, urukundo rwabo ruzere nk'ihundo ry'amasaka. Genda abona nta kindi cyinshi nabavugaho. Ndabifuriza umugisha wa kibyeyi, bazabyare hungu, bazabyare kunda. Kiri impano muhaga. Nagira ngo twongere amashyi dushimira umubyeyi. Yesu ashimwe. Mbere ya byose, mbere yo guha John gift, tugiye kubanza gushima Imana yuko yatugize kampani ingana gutya. Uko iyi muyibona ntabwo ari abagusa abakozi bakora muri Fair Decoration Dealers, hari abandi barwaye batabashije kuza, ndetse hari n'abatashye, hari n'abandi bari mu mirimo hirya no hino, kuko n'umuyobozi wayo w'icyubahiro ntabwo ndimo mubona hafi yaje. Impamvu mubona umuyobozi w'icyubahiro atari we wafashe ijambo, nuko ndi founder w'iyi kampani, nijye wayitangije. John ni umwe mu bantu twasiragoringanye, twaruhanye muramo. icyo mu mwajya n'inyuma yabo abashoboka n'abarebare bajya inyuma yabo kuko ntabwo muraboneka. John ni umwana twaruhanye cyane. Ubu ngiye kumuvugaho nka kampani, turaza no kumuvugaho nk'umuryango. Ni umwana twese twatangiriye kuri zeru, ni musaza wanjye nkunda cyane, niwe musaza wanjye mukuru, ariko n'umwe mu bakozi bakora muri iyi kampani yitwa Fair Decoration Dealers. Twatangiriye kuri zeru. Iyo tubwiye abantu ngo iyi kampani yatangiriye ku mafaranga 1000, ntabwo abantu bajya babyumva, ariko mu byumvire mu mwuka iyi kampani yatangiriye ku mafaranga 1000. Itangira ifite umukozi umwe ari we Eliane uhagaze imbere yanyu. Atangira atagira umushinga runaka umutera inkunga, ariko uyu munsi murebe iyi kampani abantu imaze guha akazi uko bangana. John rero ni umwe mu bamfashije cyane
mu bagiye bangira inama ndetse akamfasha no gukora ibintu bimwe na bimwe. John ubu mumubona hano Divi, reka mbivuge ngureba, iyi kampani uyikoramo uzahigeze, ndibaza ko gutangira urugo kuri zero bitazakunanira. Ushatse umugabo uzi uko gutangira ubuzima uhereye kuri zero bimera. Ushatse umugabo uzi uko kuburara bimera. Ushatse umugabo wabaye umugabo afite imyaka 16 aba responsable. Uyu munsi rero wumve ngo ubonye umugabo. Divi, uri murumuna wanjye ndakuzi, imikorere yawe ndayizi, uri umwana twasangiye akabisi n'agahiye. Divi, ntabwo bijya byoroha yuko umuntu ashobora gukorana na muramukazi we igihe kirenga umwaka, ari umukozi we, ntibashwane, ntibagirane ikibazo na kimwe. Nta nubwo ari ibyo gusa, dutahana mu nzu imwe, turara mu nzu imwe, dutandukanywa n'ibyumba gusa. Uyu ni muramukazi wanjye, ni murumuna wanjye nkunda ubuzima bwanjye bwose. Divi, uje mu muryango kuko ndarabizi. Nyoko bukwe ntigeze kubera nyoko bukwe, ubwo ni nyoko kuva wagera muri Kigali. Humura, usize Mukanshuti, usanze Mukakerema. Ntabwo ucutse, ahubwo nibwo kijya kona. Uri imfura mu bakazana bandereya, niko uzaba n'imfura mu buzima bwacu. Twavuga byinshi kuri Divine, ariko reka duhereze na mama nk'umubyeyi utuyoboye muri kampani, kuko mama niwe comptable wa kampani. Agira icyo avuga ku mukozi nka Divine yakoreshaga kandi yahembaga, ndetse atazigera reka no gukoresha. Hanyuma tumuhe impano ye, tureka abantu bicare. Murakoze. Murakoze. Divina ni umwana wanjye ubusanzwe, nubwo namuhembaga nkaba namukoreshaga, ariko asanzwe ari umwana wanjye. Divina namwigishije garidiyene, ari uruhinja, ari mutoya, ariko atangira kumenya kuvuga. Kugeza kuri uno munsi sindamubonaho ikosa na rimwe. Umwana akosa nk'abana, ntabwo ni umwana wakosaga nkamucisha akanyafu nk'uko nabacishaga no kuri John. Ari John naramwigishije, ari Divine naramwigishije, bose n'abana. Divine, udusanze tugukunda. Nakundanye n'ababyeyi bawe, nakoranye n'ababyeyi bawe, n'ubu uvuye mu muryango uje mu wundi, kandi ntuzitinye. Ntihazagire n'uwibaza ngo ugiye gukomereka, ahubwo ugiye gukuzwa, ugiye gusigwa mu bisage. Urakoze. Ababyeyi tubongerera amashyi. Byiza cyane. Sabe abandi bavugana na John, abavugana na John bagume hariya bari imbere, bakora muri Create Collection. Abandi bakorana na John nabo babasange bavugana na John. Ntajya bikigwari, niwe mwiza nyina umuntu ntajya byishushungwe. Niwe mwiza nyina umuntu. Dusaba mama yuko atambuka akaza hano imbere. Niwe mwiza nyina umuntu, niwe mwiza nyina umuntu. Uri mwiza mama, ko uri mwiza si ukubeshya. Si ibi by'ubu byeze abantu benshi bakabya cyane. Twarakubonye mubyeyi mwiza, amezi 9 mu nda yawe, udutwite ugenda wigengesereye,
udahuga wanga ko duhugana nimumumpera impundu mw'ababyeyi nimwongere izindi babyeyi beza niwe mwiza nyina w'umuntu niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu agira uruhanga rwiza niwe mwiza nyina w'umuntu nyina w'umuntu aronsa agacutsa niwe mwiza nyina w'umuntu ntabwo nje kuvuga nyina w'umuntu nk'uko mwese murimo muvuga ba nyina nuko bababyaye nje kuvuga nyina wa John nje kuvuga nyina wa Eliane nje kuvuga nyina wa Nyirasafari nje kuvuga nyina wa Murekatete nje kuvuga nyina wa Paul ndavuga nyina wa Mwari ni Mukakerema Beransira Beransira mubyeyi mwiza uyu ni umunsi wawe uyu ni umunsi waterekewe n'Uwiteka ntabwo ari ngombwa wowe ukuraze nta nubwo ari shyira mbere washatse mu muryango we ahubwo n'Uwiteka rugira byose erega yakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko nta mugore ataramenya yuko yibugenze Uwiteka nyir'ingabo yari yamenye ko wageze muri iyo niwe mwiza nyina w'umuntu niwe mwiza nyina w'umuntu reka mbibabwire mw'ababyeyi mwe ngaruke namwe mbibabwire Mukakerema Beransira mureba ni umubyeyi uruta abandi ni umubyeyi urusha abandi uburere ni umubyeyi urusha abandi ubutwari uri mwiza mama nyina w'umuntu n'umuti wa myambi mubyeyi wanjye reka mbikubwire igihe imyambi yasaga ari myinshi waritaje uranyitangira imyambi irakurasa ndarokoka uri mwiza mama uyu ni wa munsi nari ntegereje umunsi Uwiteka yari yarawumbwiye ntegerezanya amatsiko menshi ariko uyu munsi nawubonye icyubahiro ngizamuriye data wa twese nderagakura n'umwana w'umunyarwanda erega sindera ibuye n'uwundi erega bapfa kurera n'umwana w'umunyarwanda ariko ntabwo wapfuye kurera warareze mubyeyi mwiza kandi warakujije mubyeyi mwiza reba ibibondo bigukikije inshuti n'abavandimwe baje kugira ngo bavuge Mukakerema Beransira Rurangirwa mbere ya mwene Shyirambere ushaka neza urangije urabimenya uravuga ngo uzambyarire niyo nagira ni Imana wavugaga ntabwo ari amafaranga nta nubwo ari ubutunzi washakaga kugira wavugaga kugira Imana warayigize dore narakuze ndi umukobwa ushima Imana ukurikizaho Nyirasafari kugira ngo azakugendeshe akwicaze heza nkaha kugira ngo ababyeyi bakuvugirize impundu ariko mwazivugije mw'ababyeyi maze nzaba mwita baraje urareba usanga ntaryo wabona umwita uravuga uti nzaba mwita yakuze dore uyu munsi yakuze ntakiri nzaba mwita yitwa Rurangirwa Jean Dodier ni umuhungu w'imfura ya Rurangirwa Andre uterega ntabwo narekera aho ngaho nzaba mwita ntabwo waza wenyine uri impanga na Murekatete Maria Roza ongera utete Kibondo utetere hagati mu babyeyi kubera ko so na nyoko bakubyaye bagukunze uyu ni wa munsi mwiza ababyeyi twari dutegereje tutarambiwe Rurangirwa arabyitegereza cyane ati mutarambirwa kuko ndacyaza arangije azana mutarambirwa Paul ingabo nziza y'igihugu dushima ntabwo narekera aho ngaho nzacurira ku mwari mwiza nkunda dusaba umwari Sandrine umukobwa uruta abandi ubwiza igishongore mu babandakazi tukagenda twirata muri umuna wacu oyo dusaba umwari araza araguherukira ahinduka bucura mu muryango wawe natwe turishima turanezerwa kari umuna kacu turagatetesha turagatonesha ngo ejo hatazagira ugakomeretsa kubera yuko hari ibyashaka
yashakaga kugakomeretsa turahagarara turakinga duhamagara Uwiteka ngo uze umurinde dusaba umwari Sandrine arateteshwa uyu munsi ni bucura mu muryango nihagira undi uzambwira ko atari bucura azanzanira umusimbura munyereke reka tubarate neza ababyeyi reka tukuvuge ibigwi mukakire Veneransira wicajwe ku ntebe y'ababyeyi hari benshi ngo bari bazi ko utazahagera ariko kuko Uwiteka yari yarabivuze uyu ni wa munsi wagenewe umubyeyi imbuto n'izawe icyubahiro kikaba cy'Uwiteka murakoze cyane umusizi wanyu Munyarangira Eliane imfura ya Rurangira Rwangira y'abamukakire Veneransira icyubahiro impeta imuhesha ishema mu bandi babyeyi turasaba Rurangirwa Andrea watubyaye ngo azafatanye n'imfura ye mu bahungu batwambikire mama impeta imukwiye kuko yayiteguriwe kuri uyu munsi papa bene Shyirambere nibagusigasire baguhagurutse uzi ukora igikorwa cy'urukundo ishema ryawe uyu munsi wa none abari kure mutabyumvise mama mukuru ngo maze nawe araba marene papa mukuru ati nanjye ndi pare rero abana bacu tubazaniye imbuto aha harimo imbuto zose ni ukuvuga ngo turabifuriza ko muzagira imbuto kandi mukagira n'abo muzima muzabyare hungu n'akobwa icyo tubifuza imodoka RAD 900 urugo ni iki igisobanuro cyayo kiravuga ngo urugo ni kampani y'Imana ni kampani yatangijwe n'Imana idatangijwe n'umwana w'umuntu Imana yitangiriza muri Edeni yari kampani ishaka kungukira turasaba bari abajene bataramenya urugo icyo bisobanuye baceceke ntabwo ari ikintu cyoroshye kubaka urugo uba winjiye mu ishuri abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo bambonye kuri status z'abantu ngo hari akigisho gatambuka kavuga ngo urugo ni ishuri niba wararyinjiyemo emera turyige turyigishe n'abandi niba utarashakaga umugabo ukurushya wari gushaka Imana ukaba masera niba utarashakaga umugore ukurushya wari gushaka Imana ukaba padiri
ubwo padiri bivuze ngo nta mugore ashwana nawe na masera nta mugabo ashwana nawe. Ariko niba warubatse, niba waremeye gushaka, nuko uba wemeye kwinjira muri iryo shuri, kandi iyo ishuri rigutsinze gato urihangana ugasibira. Ndizera ko papa wa Divine ni directeur, yanabaye mwarimu wanjye, yaranyigishije muri primaire. Mama wanjye ni maîtresse, nawe yari yatwigishije twembi. Bazi neza iyo umunyeshuri atsinzwe ukuntu bigenda, arasibira ariko mpaka akazageraho ashaka kugera. Ubwo rero ndashaka kubwira Divine na John ngo iyi kampani mwinjiyemo ibamo inyungu n'igihombo. Iyo utashatse kwishingikiriza kuri CEO wa kampani cyangwa kuri kuwatangije kampani ari w'Imana, urugo rurakunanira. Ariko iyo umaze kumenya ko iyi kampani winjiyemo atari iyawe, si John uyitangije, si Divine uyitangije, si Ndamutse uyitangije, nta nubwo ari Rurangirwa uyitangije, itangijwe n'Imana. Nimushaka kubaka neza muzubakire ku Mana. Muri iyi kampani rero yitwa Urugo Niki, ntabwo dufitemo abagore gusa, nubwo mubona ari twe duhagaze aha. Ni icyigisho nahawe n'Imana, gitangira cyitwa Urugo Niki. Uyu munsi kirimo abagabo n'abagore batandukanye ku migabane yose y'isi. Ntimwuze kwibaza impamvu ari jye wongeye gufata ijambo, nuko ari jyewe watangije iki gikorwa, ni jyewe fondateur cyangwa fondatrice wacyo. Hakaba harimo rero abantu benshi, ndetse n'umushumba wacu nubwo mumubona hariya nawe ari muri iyi groupe. Ntabwo nzi impamvu pastor atatujoyininze. Dufite groupe y'abagabo, tukagira groupe y'abagore, twigishirizaho ibintu byinshi bitandukanye, tukanarebera hamwe ibisenya ingo n'ibituma abagore n'abagabo batabasha kwihanganirana ngo bubake. Rero babyeyi bacu, turabamenyesha yuko John na Divine nubwo mubona bashatse, Divine yarasanzwe muri groupe yitwa Urugo Niki y'abadamu. John we kubera ko muri iyi minsi atari kuri WhatsApp ntabwo yarariho, ariko nawe ayisanzweho. Bivuze ngo rero inyigisho bazajya babona kuri iriya groupe nizo babonye batarashaka, zizatuma bagira ingo nziza. Njya nkunda kubabwira ngo ndabifuriza urugo rwiza nk'urwo mfite. Urugo rwacu nta nduru zibamo, nta busumbane bubamo, nta nje ibamo, nta cyanjye nta n'icyundi. Twebwe ibyacu biri hamwe, twabihereje Uwiteka, kuko dukunda ijambo rivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo Mucunguzi. Ndumva nasaba pasiteri akaduheshereza umugisha iki gikorwa twatangiye, n'ubundi barimo batanga impano. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Uyu mugambi ni wowe utangiye, kandi ko ari wowe utangiye ni nawo uzawusoza, kuko n'uzi igihe watangiye niwe uzi igihe uzarangiza. Niyo mpamvu ari wowe tugenderaho, kandi ari wowe twisunga muri byose. Ko tutari kumwe nawe ntabwo twashobora. Ariko Mana, turabizi yuko abakwiringiye bose nta n'umwe zigera akorwa n'isoni, kuko Mana niwe tangiye n'abaherezo bya byose. Tugushyize imbere rero n'urugo rundi rutangiye, winjiye muri umugambi wawe muri iri shuri, kugira ngo uzabayobore kandi uzagendane nabo, ndetse n'abandi bose dusanzwemo, kuko uzi intege nkeya zacu, uzi aho twacumbagiye. Reka wongere udusane kandi koko dukomeze, kuko niwe twiriye. Urakoze kutwumvise, mu izina rya Kristo bisenze, amen. Agari umuntu ushinzwe gushyira kuri gahunda bishywa ba John kugira ngo abafashe. Turaza kureba umukuru muri bo aze kubahagararira, avuga ijambo rito cyane, ashimire Sauto ndetse n'umugabo. Urakoze. Ko mutubona hano turabizwa ba Uncle John. Uncle turamukunda kandi bagize neza, reka tubashimire. kandi natande turamukunda, rero niyo mpamvu twagaye gift nyinshi. Ariko njyewe hari twamaye gift nyinshi nini, ariko njye hari akantu gato nshaka gutora.
kandi mbere yo kukamuha arabanza nyuma y'uko akazigera akabura gusa cyane reka tukabura imbere y'abantu reka dushimire abana abishywa